Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati, Mose na Aroni, ni iki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kandi uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko buretwa n'abatware bo muri bati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano. Kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya bayikore, be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko buretwa basohokana n'abatware bo muri bo babwira abantu bati, Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano. Nimugende mwishakira inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. Kandi ababakoresha uburetwa babatera umwete bati, mumare umubare mwaciwe w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisirayeli abo abakoresha uburetwa bwa Farawo bahaye gutwara barakubitwa, barababaza bati, ni iki cyatumye mudasohoza umubare mwaciwe ejo nanone? Nimwuzuze amatafari nka mbere. Maze abatware bo mu Bisirayeli baragenda batakira Farawo bati, ni iki gitumye utugirira utya abagaragu bawe? Abagaragu bawe nta nganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati, muri abanebwe, nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo. Nuko none nimugende mukore, kuko ari nta nganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. Abatware bo muri Isirayeli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na make w'uburetwa bwabo mu minsi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira. Barababwira bati, Uwiteka abarebe abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, ni iki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Ni iki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.